Baramutse dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice bitatu, turahera ku murongo wa 16. Yohana ibice bitatu umurongo wa 16 handitse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima bakawurutisha umucyo babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Dusomye gushyira ku murongo wa 21. Iyo witegereje Bibiliya uburyo yanditswe mu buryo iganira n'imitima y'abantu. Ntabwo Bibiliya ikorana n'amarangamutima, ahubwo ijambo rya Bibiliya ni ukuri. Niyo mpamvu akenshi iyo abantu bayishyizemo amarangamutima badashobora kumva ibirimo, nubwo mu by'ukuri biba bitagoye kubyumva. Nk'urugero, abantu bose bajya mu rusengero mu madini ya gikristo bemera ko Yesu yapfiriye ibyaha byabo, ndetse banavuga ko bamwizera. Ariko ikibazo kubera ko kumwizera kwabo gushingiye ku marangamutima, usanga n'ubundi bakomeza kubaho ubuzima bwo kwiciraho iteka. Nyamara ibyo Yesu yavuze hano ni amagambo yoroheje. Yavuze ngo Imana yakunze abari mu isi cyane itanga umwana wayo w'ikinege. Aravuga ngo icyayiteye gukora ibyo kwari ukugira ngo umuntu wese ni ukuvuga abantu bose udakuyemo n'umwe, inyoko muntu yose, uwo uzamwizera wese ntazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Biratangaje rero kumva ko abantu bizera Yesu ariko bakaba bagifite amahirwe yo kurimbuka, bakaba bakiciraho iteka. Ejo abavugabutumwa bari bantumiye bansaba ko tuganira ku murongo uri mu Baroma igice cya 8, mu murongo wa mbere uvuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo nta teka bazacirwaho, cyangwa se nta teka bacirwaho. Iyo usomye uwo murongo, ikintu cya mbere ubasha kumvamo ni uko kuba muri Kristo bihwanye no kudacirwaho iteka. Ariko ushaka kwibaza ngo ni gute abantu ari abakristo ariko bagacirwaho iteka? Ni gute abantu bavuga ko bizera Yesu ariko bagacirwaho iteka? Impamvu ni imwe: ntabwo abantu bigeze basobanukirwa urukundo rw'Imana, ndetse n'ugerageje kurwumva no kurumenya ntabwo abasha kurwizera kubera ko imyumvire yacu itarushyikira. Iyo usomye urwa mbere rwa Yohana, handitse ubuhamya
mu gice cya 4 umurongo wa 15 aravuga ngo uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ibyo ni byo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe, kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka, kuko uko ari ariko turi muri iyi si. Ubu ni ubuhamya bwa Yohana. Aravuga amagambo akomeye, akavuga ati umuntu wese uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. Ariko akongeraho ngo natwe twamenye urukundo Imana idukunda, ariko ntabwo twarumenye gusa, ahubwo twaranarwizeye, kubera ko Imana yakunze abari mu isi igatanga uwo mwana kugira ngo yishyireho ibyaha byabo. Iyo usubiye inyuma gato umurongo w'8 aravuga ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Iki ni cyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, ni uko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki ni mu rukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo ni uko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Abantu benshi bagerageza gukunda Imana, bakagerageza gukora ibyiza. Usanga umuntu amara igihe kinini ari mu rugamba rwo gushaka gukora ibyiza no kwirinda ibibi, ariko akirengagiza ko yaguriwe gutegekwa n'ibyaha. Pawulo yandika igitabo cy'Abaroma igice cya 8, yararangije igice cya 7 aho avuga ku mategeko. Iyo avuga ku mategeko avuga ko amategeko ari meza, avuga ko amategeko ari ay'umwuka, ariko akavuga ati njyewe ndi uwa kamere ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Umuntu waguriwe gutegekwa n'ibyaha igihe cyose abayeho mu rugamba rwo guhatana akora ibyiza adafite muri we, nta kindi cyamuranga uretse kubaho yiciraho iteka, abibona ko ari umukandida wo kurimbuka. Mu mwaka w'1998 nibwo natangiye kwizera Imana. Icyo gihe nari nkiri mutoya, njya mu idini rimwe, ariko numvaga nshaka gukiranuka. Yohana 3:16 ni umurongo n'abana baba barafashe mu mutwe. Ni umurongo wamamaye ku buryo kugira ngo ubone abantu b'abakristo bakuriye mu gikristo batawuzi ni gakeya, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo nifuzaga nanjye icyo gihe ni ubugingo buhoraho. Icyo nifuzaga nanjye ni ukutarimbuka. Ariko iminsi yagiye ihita, kubera ko nari ninjijwe mu rugamba ntazi mu by'ukuri rwo guhatana no kurwana n'icyaha n'igisa nacyo. Twajya tugira imvugo zo kuvuga ngo tugomba kwirinda icyaha n'igisa nacyo, ndetse tukagira n'ibyango bita inyongobezabugingo, nabyo tukagerageza kubyirinda. Ubwo inyongobezabugingo
abantu babivugaga bumva ko utwo ngo ari utwaha dutoya, ariko icyaha cyose kiyongobeza ubugingo ntabwo wacyita icyaha gitoya. Byose byaturukaga mu bujiji no kudasobanukirwa ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Icyaha cyose waba ufite, waba ucyita gito cyangwa kinini, cyane ko nawe ubwawe ubyivugira ko kiyongobeza ubugingo, ntabwo gikurwaho n'uko ugerageza kucyirinda. Ahubwo umuntu aba akeneye kumenya ngo ese ubundi kuki nisanze mu cyaha, kuki nisanze ngerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere, kuki nisanze ndi umuntu udashobora kunesha icyaha ahubwo icyaha kinesha iteka. Aho niho umuntu atahura ko nta ruhare yabigizemo. Ko Pawulo yandika mu Baroma igice cya 5 yageze ahantu aravuga ngo uko bimeze bityo nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kubera ko bose bakoze ibyaha. Icyaha cyinjiye mu bantu giciye mu muntu umwe ari we Adamu. Ariko asoza avuga ngo hari n'igikorwa cyo gukiranuka nacyo cyakozwe n'umuntu umwe, uwo ni Yesu Kristo. Kubera ko Imana yakunze twebwe abari mu isi bigatuma itanga uwo mwana wayo, umuntu wese wamenye ko Yesu Kristo yaje nk'umwana w'Imana akaza yambaye umubiri. Petero yaravuze ngo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti. Yesu aza mu isi yaje yambaye umubiri kugira ngo ibyaha byacu abashe kubyakira muri uwo mubiri. Umuririmbyi yaravuze ngo yabihambye mu mva. Aho twasomye rero muri Yohana ibice 3, ikintu Imana ishaka ni uko abantu bajya muri Kristo. Ariko se bajyamo gute? Inzira nta yindi ni uko wizera Yesu, kuko umuntu wese umenya uru rukundo Imana yamukunze akarwizera, ibyo bimwinjiza muri Kristo Yesu. Ikiranga uwo muntu rero ni uko atongera gucirwaho iteka. Nicyo kintu cya mbere kiba mu buzima bwe. Ariko nanone ikiranga umuntu uri hanze ya Yesu ni uko acirwaho iteka. Umurongo wa 17 uravuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka. Imana ituma Yesu mu isi yari ibizi ko abari mu isi ubwabo babaho biciraho iteka. Ntabwo yari igamije kongera kubaciraho iteka rero. Ahubwo hari ikintu Imana yakoze gitangaje, ari nacyo abantu bakwiriye kumva no gusobanukirwa, yewe batanagisobanukirwa bakacyizera uko kiri. Usomye mu Baroma ibice 8 umurongo wa 3, ejo pasiteri yarahavuzeho gato, aravuga ngo kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishoboje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha. Nshaka ko muca akarongo n'ako kajambo gasoza kavuga ngo icira ibyaha bya kamere iteka. Ntabwo Imana yatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yamutumye kugira ngo akize ba bantu bahoraga bacirwaho iteka, biciraho iteka bo ubwabo, yewe na Satani abaciraho iteka. Ikintu Imana yakoze ni ukubaguranira, ifata kwa gucirwaho iteka bacirwagaho iteka kubera intege nke za kamere yabo, ahubwo Imana iciraho ibyaha bya kamere yabo, iba ari byo iciraho iteka. Ibi rero ni ibintu abantu batagomba kwitiranya. Nibyo umuntu afite kamere y'icyaha,
Dawidi yaravuze ngo naremanwa gukiranirwa mu byaha ni mu mama yambyariye. Pawulo nawe aravuga ngo nzi yuko muri igihe ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo. Ibyo byanditse mu Baroma 7:18. Dawidi nawe yabivuze muri Zaburi ya 51:7. Iki rero nicyo kiba gikwiriye gusobanuka. Kamere yacu wayita nk'ikigega cy'ibyaha, nk'uko ushyira hari ikigega ukuzuzamo amazi ukajya ufungura ukuramo makeya ukoresha ijerekani, indobo. Umutima w'umuntu ni nk'ikigega cy'ibyaha. Iyo habonetse amahirwe yo kuwufungura, buri wese akuramo ibingana n'ibyo yafunguye. Niyo mpamvu uzasanga abantu bakomeza kugerageza kwirinda no kwifata, ariko ibibi n'ubundi bigakomeza kubasohokamo. Impamvu ni uko kamere yabo ari ikigega cy'ibyaha. Ariko Imana yahisemo kubikubira mu bintu bibiri. Muri Yeremiya 2:13 yaravuze ngo abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, kubera ko icyo bakoze cya mbere ni ukunyimura kandi ari cyo soko y'amazi y'ubugingo. Icyo cyaha kibyara icya kabiri cy'uko abantu bagerageza gushakira amazi ahandi. Nimba Imana ariyo soko y'amazi y'ubugingo, ubundi abantu niyo bakajeho kugira ngo babone ubugingo. Ariko kubera icyo abantu bagerageza gukora ibindi babishakiramo ubugingo. Uzabona abantu basenga cyane batekereza ko ariho bazakura ubugingo. Uzabona abantu biriza ubusa, bamwe bakarara mu mazi, abandi bakarara mu misozi, batekereza ko aho bazahabonera ubugingo. Uzabona abantu batanga ibyabo, ariko ibyo byose muri ibyo yavuze ngo nta na kimwe gikuraho ibyaha. Rero ntabwo Imana yatumye Yesu Kristo mu isi ngo acire abari mu isi w'iteka. Oya. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. None ushobora kwibaza ngo ni gute Yesu yadukijije? Yesu ubwo yazaga mu isi yadutandukanije n'icyaha. Kubera ko ntabwo itegeko yatuzaniye ari itegeko ryo kongera kugerageza gukora ibyiza ngo tuzajye mu ijuru, ahubwo we yaraje asohoza ibyo amategeko yasabaga byose. Imana ibiduhera ubuntu. Biravuga ngo kubera ko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ariko batsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana ibibahereye ubusa. Baroma 3:23-24 avuga ngo bubonerwa mu gucungurwa. Gucungurwa nako twaboneye muri Kristo Yesu. Rero kuba umuntu atacirwaho iteka, kuba umuntu yagera muri Kristo ntabwo ari igihembo cy'uko yabaye umuntu mwiza, ahubwo ni uko yumvishe akizera. Akizera iki? Yuko Imana itakimuciraho iteka, ahubwo yaciriye ibyaha bye, ibyaha bya kamere ye w'iteka. Gusa abantu bakomeza kureba ibibi bakora aho kugira ngo barebe kuri Yesu. Ariko itegeko ry'umwuka ritubwira gutumbera Yesu ko ari we banze ryo kwizera kandi ari nawe ugusoza. Ntabwo rero Imana ituma Yesu mu isi yari igamije kuduciraho iteka, ahubwo nusoma igitabo cy'Abakorinto
Abakorinto ba kabiri Abakorinto ba kabiri ibice 5 havuga icyo Imana yari igamije n'uburyo yagikoze. Icya mbere yari igamije gucira abari mu isi w'iteka, kuko umurongo wa 19 uravuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Usimbukiye kwa 21 uravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Iki ni cyo Imana yari igamije ubwo yatumaga umwana wayo, si ukuduciraho iteka twebwe abari mu isi, ahubwo kwari ukugira ngo twebwe abari mu isi dukizwe na Yesu Kristo. Birabaye rero ngo muri Kristo Imana icyo gihe yiyunze natwe twebwe abari mu isi, kuva icyo gihe ntitubaraho ibicumuro byacu. Icyo yaduhaye ni ijambo ry'umwuzuro, ni ijambo ry'ubwiyunge, ni ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero ntabwo buvuga ibyo dukora, buvuga ibyo Yesu Kristo yakoze. Ubutumwa bwiza ntabwo butwigisha gusaba imbabazi nk'uko bamwe batekereza ko iyo basabye imbabazi bababarirwa, ahubwo butwigisha ko Imana yatumye umwana wayo Yesu Kristo, bituma tubabarirwa ibyaha byacu kugeza aho Imana itakitubaraho ibicumuro. Ushaka kwibaza ngo ni iki noneho itubaraho? Ntabwo yagarukiye aho, kubera ko iyo igarukira aho wenda byari kuba ari ikibazo, ahubwo biravuga ngo nyuma y'uko itatubaraho ibicumuro hari ikindi yatubazeho, aricyo twasomye mu murongo wa 21. Yafashe ibicumuro byacu twari dufite n'ibyaha byacu ibyikoreza Yesu. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 53 umurongo wa 6 uravuga ngo Uwiteka yamushyizeho gukiranirwa kwacu twese. Bira rero yavuze ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha. Ninde wamuhinduye kuba icyaha? Ni Imana. Ni Uwiteka wamushyizeho gukiranirwa kwacu twese. Umunsi abantu iyo bahangana n'ibyaha byabo, mu by'ukuri bakora umurimo batigeze batorerwa, uretse n'uko ibyaha byabo Imana itakibyibuka. Ariko nubwo yaba ikibyibuka, Yesaya yavuze ko Uwiteka ari we wishingiye gufata ibyaha byacu akabishyira kuri Yesu Kristo, kandi ibyo yamaze kubikora si n'ibintu agikora. Niyo mpamvu Pawulo yandika, umwanditsi w'igitabo cye Byakozwe n'Intumwa mu gice cyayo cya 13 aravuga ngo tubabwira kubabarirwa ibyaha. Muri Kristo tubabwira kubabarirwa ibyaha, kubera ko umuntu wese wizeye Yesu aratsindishirizwa, agatsindishirizwa mu bintu byose, bya bindi amategeko ya Mose atabashaga kubatsindishiriza. Muri Kristo rero Imana niho yaduhaye ikindi tubarwaho. Ntitubaraho ibicumuro, ahubwo tubaraho gukiranuka kwayo. Niyo mpamvu bivuga ngo utigeze kumenya icyaha yamuhinduye icyaha, twebwe iduhindura gukiranuka kwayo. Ibi rero ni ibintu birenze ubwenge bw'abantu. Niyo mpamvu Bibiliya isaba ko twizera, kandi kwizera si ikindi. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa ariko udashidikanya ko bitazaba. Kwizera ni igihamya cy'ibintu umuntu atareba. Uyu munsi ushobora kuba ubona ibyaha, ariko ibyaha ntabwo ari ibikorwa ubona. Icyaha si ibikorwa, ahubwo ni kamere
kandi icyaha cyose kizana urupfu. Ariko ibyiringiro tubikura hehe? Ni uko Yesu yapfuye kubera yari amaze guhinduka icyaha ku bwacu. Bivuze ko n'icyaha cyapfuye rero. Ariko abantu b'uyu munsi baracyarwana n'ibyaha. Si ibyo gusa, abantu biciraho iteka kubera ko banze kwizera ko Imana yaciriye ibyaha byabo iteka aho kubaciraho iteka. Ntabwo bizera imbabazi z'ibyaha, nubwo Imana ibabwira ko itababaraho ibyaha, bo bakomeza kubyibara. Gutsindwa kwa muntu ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni ukwemera ko yatsinzwe ngo yakire gukiranuka kw'Imana, yakire ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu ubushize nababwiye ngo hari ukwatura k'uburyo bubiri. Umuntu ashobora kwatura ibyaha kubera ko ari umunyabyaha, nta n'icyo bitwaye. Ariko igifite agaciro dukwiriye kwatura ni ibyiringiro. Nubwo wakwatura ibyaha, ujye umenya ibyaha watura ibyo ari byo. Nababwiye abantu bagiye batura. Dawidi yaratuye, yavuze ngo ndaturire Uwiteka. Avuga ngo dore ndi umuntu waremanwe gukiranirwa, mubyanimo mama yambyariye. Ndavuga ngo ibyaha biri imbere yanjye iteka. Ibyo ni ukwatura ibyaha, kandi ni ukwatura kwiza. Ariko kubera iki nta teka abari muri Kristo bacirwa? Ni uko nubwo ari abantu bameze gutyo, ariko ibyaha byabo byamaze kubabarirwa. Bahinduwe abakiranutsi by'iteka ryose, kuko Imana yafashe Yesu mugira icyaha bibagira gukiranuka kwayo. Abo ni abantu bafite amahoro, ni abantu bafite ibyiringiro bidashobora kubakoza isoni, kubera ko Imana ari iyo kwizerwa. Abo rero bashobora kwatura ibyiringiro bahamya ko Imana yabakunze urukundo ruhoraho, ibaha ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buri muri Kristo Yesu. Kiba gisigaye ni ukwibaza ngo ese nyuma y'ibyo, kubera ko hari abantu bashidikanya, bakavuga bati rero ubwo nitubyizera ibyo ko twabariwe ibyaha, ko Imana itatubaraho ibicumuro, itubaraho gukiranuka, ubwo tuzakomeza twikorera ibyaha uko tubishatse. Ariko ibyo nabyo ni ubuyobe. Yohana 6:40 aravuga ngo icyo Imana ishaka ni uko umuntu wese yitegereza umwana kandi akamwizera. Namwizera azahabwa ubugingo buhoraho, kandi Imana izamuzura ku munsi w'imperuka. Nibyo twese tuzapfa tuve muri uyu mubiri, ariko umuntu ni umwuka kuruta uko ari umubiri. Ariko mu gihe tukiri muri uyu mubiri, biravuga ngo ibyo dukora byose turabikoreshwa. Bitewe n'icyo wizeye, ni nacyo kizagukoresha ibyo uzakorera muri uyu mubiri. Nongera kwizera ibitekerezo byawe n'imyumvire yawe, n'ubundi uzakora ibyo kamere irarikira. Ariko kwizera ko wabariwe ibyaha bikugira umwana w'Imana. Kuba umwana no kubaho ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo ubaye umwana w'Imana, uba wemewe gukosorwa nk'umwana wayo. Imana yaciriyeho iteka ibyaha bya kamere yawe, ntabwo izaguciraho iteka be n'umunsi n'umwe, ariko izagukosora. Nigukosora, izagukosora nk'umwana, ariko ikintu cy'ingenzi ni uko uri muri Kristo. Kandi kuba muri Kristo nta kindi, ni uko wemera ko Imana itakiguciraho iteka, ibyo ukabyizera kuko ariko Imana yabivuze muri Bibiliya. Rero abari muri Kristo nta teka bacirwaho. Ushobora kuba uri mu rusengero ugacirwaho iteka, iyo ugiye mu idini urushaho gucirwaho iteka nk'uko nabibabwiye,
kuva 1998 nkinjira mu idini niko narushijeho gucirwaho iteka kuruta na mbere. Imyaka irenga 10 kugira ngo 12 kugeza muri 2010, uko umunsi washiraga, uko imyaka yashiraga, niko gucirwaho iteka kwarushagaho kwiyongera, kubera ko mu idini nta butumwa bwiza bubamo, habamo iterabwoba. Rero mu idini ntabwo ariho wakura kudacirwaho iteka, ahubwo ucirwaho iteka kurushaho. Ariko iyo ugeze muri Kristo, ibyiza Yesu yakoze bihinduka ibyaha. Amahoro ye aruta urubanza rw'umutima wawe yinjira muri wowe. Ubuntu bw'Imana burusha imbaraga icyaha wabanaga nacyo butaha mu mutima wawe. Utangira kuba ufite ibyiringiro bizima, bya byiringiro biruta amategeko, kuko biravuga ngo amategeko yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta. Ubwo bwari ubutumwa bwiza Bibiliya yavugaga. Iyo duhuye nabwo tukabwizera, dutandukana n'umutima w'icyaha, umutima wa kamere. Rero niringiye ko nta muntu n'umwe intekerezo ze zakomeza kuyoba, kubera Satani ashaka kumwihebesha. Umuririmbyi yaravuze ngo Satani yanyibukije gukiranirwa, abashaka kunyihebesha, ariko ntumbira mu ijuru nkabona umukiza wabikuyeho rwose, kuko kera yampongereye sinzarimbuka. Kwizera no kwemera ijambo ry'Imana uko riri. Ikiba gisigaye ni ukubeshwaho n'uko kwizera, kubera ko umukiranutsi wese abeshwaho no kwizera. Dusoreza aha. Mana yacu, turagushimye, tugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe, tugushimiye ko wadukunze twebwe abari mu isi, kohereza Yesu ataje kuduciraho iteka, ahubwo akaza kudukiza, kuko yaraje arapfa, ibyaha bya kamere yacu bicirwaho iteka, twebwe tubarwaho gukiranuka kwawe. Ibyo rero ni ishimwe rikomeye dufite mu mitima yacu, kandi twizera ko muri Kristo nta cyaha kibamo, ahubwo habamo gukiranuka gusa ku iteka. Twemerere rero ubu bugingo buhoraho waduhaye, ubuzima bw'iteka, tubeho tunezerewe tukiri muri uyu mubiri, ndetse na nyuma yo kuva muri uyu mubiri, twiringiye ko tuzabaho mu munezero. Urakoze, n'uyu munsi ubane natwe, uduhe kuzirikana ineza yawe aho turi hose, kandi ko watubikije ijambo ry'umwuzuro, ntituribike gusa, ahubwo turigeze ko ushaka ko rigeraho hose. Ijambo ry'umwuzuro si ikindi, ahubwo ni ubutumwa bwiza washyize mu mitima yacu. Rero uduhe kubibwiriza nk'uko isezerano ryawe waduhaye rivuga, Abanyarwanda bose babashe gukira binyuze mu butumwa bwiza. Mu izina rya Yesu tubisabye, amen.